Nkorera mu Nkunda Amahoro ariko nturuka mu karere ka Kamonyi. Nazindutse rero nje gucuruza sanga nari mfite voka nyinshi zahiye n'imineke, nari mfitemo nk'amabuta 3 yose none yahiye, none yose aratakaye kubera ko mbuze uko mbicuruza kubera ko tsanze bafunze. Baraturenganya rwose, dukeneye kurenganurwa mu dukorera ubuvugizi. Ari amatike dutegesha tuvuye mu karere ka Kamonyi ntegesha 90 ku kwezi, ariko muri iyi minsi kubera ko naragujije banke ntago nzabona amafaranga yo kwishyura. Urumva ko abana banje ntazabona amafaranga yo kubaririra ngo basubire kwishura. Ni ntaha shift yundi nawe naza bitewe nuko yaramutse avanguka, dushyire ku isoko muri packaging neza, namwe muyamamaze. Ngira ngo iki nicyo gihe cyari kigeze ko ibi bintu bihagarikwa. Ariko ikigaragara cyo ibinyobwa bihuriyeho cyane cyane ibi bisembuye nuko ababinyoye bose cyangwa n'abakibinywa bose imyitwarire yabo muri rubanda, muri sosiyete irabangamye. Guha ikaze wakoze subscribe, naho turakora subscribe. Iki nicyo gihe ngo ukore subscribe tuyo tubana mu biganiro byiza bigiye bitandukanye. Nizere ko umeze neza, nizere ko weekend uri kugenda uyinjoyinga gake gake, winjoyinga intsinzi ya Rayon Sport, waba uri umufana wa Rayon Sport, waba uri umufana wa APR FC. Nizere ko uri kugenda uryoherwa gake gake uvuga ati ibintu ni neza. Igikombe cya Sekafa Kagame Cup, igikombe giterwa inkunga n'umukuru w'igihugu wacu ko cyagumye mu gihugu cyacu. Reka tudatinze duhite twinjira mu makuru ari kuvugwa hirya no hino, amakuru agiye atandukanye cyane. Tugende tureba, tunasesengura, tunabona ukuntu ibintu bigiye bihagaze. Aka kanya tuvugana, RIB yerekanye abantu bagera muri 10 bafashwe barenze ku mategeko yo gukora ibinyobwa bisindisha, ndetse banarenga no ku mategeko RIB yatanze yo guhita bahagarika ibyo bikoreshwa, ndetse bagahita bahagarika banabikora ku isoko n'ababere babifite bakarekera kubicuruza. RIB yavuze ko aba bashoramari nibyo koko n'abashoramari binjizaga igihugu, ariko bakogeze amakosa agiye atandukanye. Amakosa arimo bayakoze harimo kuba barahawe ubuziranenge, ndetse noneho bakaza gukora ibihabanye nibyo bari bahewe uburenganzira. Iryo niryo kosa rya mbere bashobora kuba barakoze rigatuma RIB nayo ibizamo, nubwo FDI iba yabahaye uburenganzira ariko ikaza kubambura nyuma. Nayo bavuze ko iryo ari ryo kosa bakoze. Iryo kosa ryagize ingaruka mu baturage. Abaturage RIB yagaragaje ko abaturage banyweye kuri ibyo bisindisha cyane cyane bikunzwe kwitwa ibyuma aribo bagaragaweho urugomo rukabije cyane. Harimo urugomo rwo gukubita no gukomeretsa, harimo urugomo rwo gusinda cyane, urugomo rwo kwambura abantu amatelefone, kwiba. RIB ikavuga ko ibyo byaha byose byagiye biterwa nuko aba ba nyiringanda batubahirije ibyo bari bavuganye n'ikigo gishinzwe ubuziranenge, ahubwo bo bavuganaga nacyo aho kugira ngo bakore ibyo basabwa, bikaba ngombwa ko bo bajya kwishyiriramo ibindi bintu byabo. Nkaho umuvugizi wa RIB yavuze ati mwebwe twabahaga uburenganzira mukakora ibintu uko mwabitweretse, ntabwo ariko mubigira ute mubikora. Mukaba mufite ahantu hari akumba kihariye mukoreramo bya bintu byanyu muza kujyana ku isoko. Twebwe twaza mukatwereka ibintu bimeze neza, ariko ibyo mwajyana ku isoko bikaba bitameze neza. Ndetse umuvugizi wa polisi avuga ati ni gute Kiwingu iri ituruka muri Tanzania, ngituruka hafi y'umupaka wa Tanzania ndetse na Kenya, ikagera hano mu Rwanda ikagurishwa 1500. Nawe ushyira mu nyurabwenge Mitsingi cyangwa se Knowless ikorerwa hano mu Rwanda, cyangwa se Skol ikorerwa hano mu Rwanda, igura inoti 2000. Yakorewe hano mu Rwanda, hano Skol ikorerwa hano ku giti cy'inyoni. None utekereza Kiwingu yambutse imipaka ikava muri Tanzania ku mupaka wa Kenya na Tanzania, ikava kuri uwo mupaka ikaza ku mupaka w'u Rwanda ikagera i Kigali, yamara kugera i Kigali ikabona kuranguzwa abaturage. Ubwo niba umuturage ari kwigurisha 5, bivuze ko yayiranguye ku 2 cyangwa 3. Akavuga ati rero ibyo bicuruzwa nubwo bari kuvuga ko ibyo bicuruzwa byujuje ubuziranenge, ariko ntibyashoboka kuko ntago twumva ukuntu igicuruzwa cyagera n'igihagaze inoti 5, kandi n'ibyo mu Rwanda tunywa
biri kuri icyo giciro cyangwa se biri hejuru y'icyo giciro, bivuze ko product zikigize cyangwa se product zigikozemo izo product atari product za nyaryo, bivuze ko nta product nzima irimo ari zero. Ubwo rero bamwe bakavuga ati iki cya Kiwingu cyaraciwe muri Tanzania niba kigikoresha ahubwo babyohereza mu Rwanda. Urumva ko ni ibintu bigiye bibabaje. Gusa n'abaturage mwabibonye, abaturage barabyishimiye baravuga ati abantu baciye inzoga barakoze cyane, ati ngewe umugabo wanjye yarankubitaga, abandi bakavuga ati gutya na gutya, ati twebwe twari zigiye kudusaza. Abantu bagendaga ku muhanda ubona kabisa bagiye gusara, ariko ubu noneho ikigaragara cyo abantu bagiye gusubira ku murongo. Nta muntu wo muri iki gihe ushobora kwigondera Primus nk'ebyiri cyangwa eshatu, wapi azajyamo kamwe n'akabyangwe tubiri ahita yitaya. Ariko mbere wabaga ufitemo bibiri byawe ukanywa icyuma ugataha uri kwihenza imihanda yose, ugataha wumva koko wabaye umusore, wumva wabyimbye. Ariko ubu ibi birarangiye. Mu yandi makuru aka kanya tuvugana biravuga ko isoko ryo ku Nkundamahoro ryamajije gufungwa. Isoko ryo ku Nkundamahoro ryamajije gufungwa nk'uko umuyobozi bw'umujyi wa Kigali bubigaragaza. Baravuga ko isoko ryo ku Nkundamahoro ryamajije gufungwa by'agateganyo, ntabwo ryafunzwe burundu, byafunzwe by'agateganyo kuko ritubahirije amabwiriza agendanye n'isuku. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buratangaza ko bwagerageje kubwira abayobozi b'isoko ry'Inkundamahoro ko bakwiye kubahiriza inshingano ndetse n'amategeko bari babahaye, ariko bikaza kugaragara ko ibyo bababwiye bategeze babyitaho cyangwa se ngo babikurikize. Niko kubona Inkundamahoro ifungwa nuko abayobozi bayo bategeze bubahiriza ibisabwa. Abaturage nabo bararekarama cyane, baravuga bati twebwe twari dusanzwe dukora muri isoko, mwagakwiye kuba mwaduhaye iminsi 5 y'integuza wenda ibintu byacu tukabizunguza mu muhanda cyangwa se tugashaka ahandi hantu tubyimurira kugira ngo ibintu byacu bidapfa ubusa, ahubwo tubone aho tubishyira. Bikavuga ati mwakwiye kuba mwaratumenyesheje aho kugira ngo ibintu byacu bipfiremo. Isoko ryafunzwe, abaturage ibintu byabo ntibabikuyemo, ibintu byabo byagumye hanze. Ubona ko bababaye cyane bavuga ati mwagakwiye kuba mwaturetse tukabanza tugakuramo ibintu byacu cyangwa se tukabanza tukabicuruza bigapfa. Hari abari bafitemo imineke, hari abari bafitemo amavoka, hari abari bafitemo amananasi, hari abari bafitemo imbuto. Murabizi imbuto zirabura, ntago ari ikintu ushobora kuba ufite ngo kibe kiriho cyangwa se aba ari ikintu kitapfa. Ibintu by'imbuto birapfa, ibintu by'ibiribwa birapfa. Nibyo rero barimo bavuga ati twebwe twari dufitemo product zacu, twari dufitemo ibintu ducuruza, twagombaga kubanza kubimara tukabona kugira ute gufunga.